shimire dusohoze ubutumwa twamwemereye rwose bitewe n'igikorwa yadukoreye mubyeyi wacu muganga rero dore yanka twakwemereye ngiyi rwose yatuvuriye umwana yarakize rwose umva turamushimiye nk'umubyeyi wacu yarakoze dore ngiyi rwose tambirindura murabizi ko impamvu mu gihe umeka umwuka w'abazima ari ukubera Imana niba ukunda Imana vuga uti amena amena amina hafi aho ngaho. So twakiriye iyi timu y'abantu bangana barya kuri kamera ndetse na mikoro zacu, ni umumama ndetse na murumuna we utibagiwe na Muyomba. Iyi nkuru mwarayibonye igaragaza ukuntu uyu mwana w'umukobwa muto muri kureba bari bagize gutya baramuhumanya ajya kuba mu ishyamba yataye iwabo, mu by'ukuri ngakumva niho agomba kuba. Bitabaza uyu mugabo, byose mwarabonye ukuntu byagenze. Uyu munsi ngo n'umunsi ngo wo gushimira uyu mugabo agahabwa amashimwe. Twavuze tuti inkuru nayo turageza ku bana, turabanza tubasuhuze mwese duhereye ku ufite mikoro. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ubu mumeze mute? Yewe turaho turanezerewe, tumeze neza. Mumeze neza mwese? Yego. Rutebuka bitese? Sawa sana. Umutwe wawe ni wa muyobozi wahoze uyobora Burundi harya umwe witabye Imana ni Nkurunziza. We ufite umutwe nuko uri inzobe ariko ufite umutwe nko Nkurunziza nyine utabaho umusatsi. Ndikubeshya se? So reka dusuze n'abandi bantu hano. Muraho neza? Muraho. Mikoro ndazibarekera ndabiza abantu baranyumva, twiganirira. Yego. Amahoro niba hari ubwo nukuganira tukayavuga. Oya mahoro arahari yo turi mu byishimo. Yarakize cyangwa turacyari mu bibazo? Oya turashimira Imana, umwana wacu yarakize rwose. Urabona ko nawe atangiye kwiyumva kuko arabasha no kujya ku ishuri. Yego. Umukecuru yamutumye amazi arasimbuka akayazana. Urabona ko nta kibazo gihari. Hari abantu bajya bavuga ngo iyo ukoresheje ijambo ngo umusazi ngo ni bibi, ariko ubundi mu Kinyarwanda nyine barabihinduye ni uburwayi bwo mu mutwe. Yego. Uburwayi bwo mu mutwe bwarakize burundu, ubu nta kibazo, nta gakirukanga. Oya bwarakize neza ko kurabona ko rwose ubwenge bwaragarutse. Nta kibazo. Okay, twagiye ku kijyanye rero n'ikiduteranirije hano uyu munsi. Ni wowe utubwira. Murakoze. Ikintu kiduteranyirije hano uyu munsi, turashaka gushimira muganga wacu kubyo yadukoreye. Uyu muganga ni umubyeyi, yaratuvuriye umwana. Umva rwose umwana ameze neza, umwana ari kujya ku ishuri, umwana yarakize. Ubu ikintu nyamukuru kiduteranyije no kugira ngo tumushimire rwose kubera ko yatubereye umubyeyi. Twari twarasenze byaranze, twarirukansa ahantu hose byaranze, ariko ubu umwana wacu ni muzima. Ubu turifuza ko tumushimira mu maso yanyu, mu maso y'abantu bose, kubera ko uyu mubyeyi yadukoreye ikintu gikomeye. Twari twamwemereye inka, ubu uyu munsi turifuza ko tugenda tukageraho amacumbo y'ibirarari tukamuhereza inka akagenda yijyanye. None se ubwo ngewe naryo ubwo no gutahira? Oya ntago bishoboka. Nawe tugomba kugushimira nk'umuntu wadufashije mu kugira ngo tubone uyu mwana wacu, rwose twari tubabaye cyane. Ubwo nari mvanze ibintu tubanze kubya Rutebuka. Inkura yijyanyira cyangwa nizazindi batanga mu magambo? Ingoni nayizanye n'umushumba singuriya. Ubu muragenda muyijyanye? Cyane. Okay, ubwo ntekereza ko tugiye kuyobora inka tukayijyana kwa Rutebuka nyirizina mu rugo, ariko umushumba yamwizanye. Okay. Yego. Ariko mfite urwuri, hari n'abandi benshi bashimiye. Yego. Na n'ubu mvuga barabizi. N'abandi bitegura kunshimira. Yego. Urwuri rurahari. Imana izabikora. Mumpe inka nanjye. So ubwo rero kugira ngo harakurikiraho kugenda tukajya gukora icyo gikorwa mu buryo bugaragarira amaso y'abantu, pana za nka batanga mu bukwe. Inkwemereye inka nyamara ntayo. Aya mu rwuri rwacu inka zirahari. Zirahari rwose, twebwe ntago tujya tuvuga ijambo tutazasubiraho. Hari ikindi kintu cyo kuvuga uri Rutebuka cyangwa undi kugira ngo dukurikize icyo gikorwa? Bongi ijambo ndarivuga mbageze. Urarivuga uhageze? Uyibonye? Naye ndashaka kubivuga mbona bayiguhe bavuga bati ngiye. Okay. So murakoze cyane abo twari kumwe rero, tugiye gufatiraho tujya ahari uruguri cyangwa se aho bororera inka bano bantu iyi miryango Gisina nahazo ubwo bahatugeze bayitange live.
abantu mujya mutanga inka mu magambo muhite munabyigiraho, wemerera nk'umuntu iyo uzi kwihari cyangwa uzabona agafaranga wenda kayisimbura. So dusubire mu kanya gato cyane twageze aho bigiye kubera. Yes, nyuma rero yo kubabwira ko mu kanya gato turiwe tugeze aho zororerwa nyirizina, murabona ko turi kumwe na ya famiye ngaba tuvuga tuti niba tubwira ibyari by'ubundi ijambo kuri madamu, ariko madamu hari ubwo niwe mukuru niwe mukuru wuyu. Murakoze. Tugeze mu rwuri rw'inka, twari tuje kureba muganga rero ngo tumushimire, dusohoze ubutumwa twamwemereye rwose bitewe n'igikorwa yadukoreye. Mubyeyi wacu muganga rero dore ya nka twakwemereye ngiyi rwose yatuvuriye umwana yarakize rwose. Umva turamushimiye nk'umubyeyi wacu yarakoze, dore ngiyi rwose. Tambirindura humura igitwenge na y'amenyo reka nigireyo, sibyo? Ubundi turebe ibyishimo uretse ariko zikushobora gukubiza icyo bita umugeri. Igitwenge na y'amenyo ya wa mugabo avuga ati ntabwo ari bya bindi by'amagambo. Rote bugira icyo uvuga vuba vuba. Ndamanza kumuhobera. Yego. Fasha abantu benshi cyane ku isi no mu Rwanda. Mugaragaza agasura ariko neza ku buryo Amerika hose mu bihugu byose ku isi. Fasha abantu benshi. Narabibonye. Ndabashimiye ko mubaye muri bamwe bazirikana igihe tuba twataye. Imbaraga tuba twashizeho ndetse n'ubundi bumenyi bwose tuba twashizeho. Ndabashimiye. Natwe turishimye cyane, Imana iguha umugisha. Yego. Muyomba hano. Icyo mbasezeranije n'ikindi kibazo cyose muyagira nanjye mbari inyuma kuko ndi umugabo kandi nanjye njya ngunda kuhagarara ku jambo. Muyomba rero ubundi muzi basanzwe tuzi ko tuvuge nka kwa kundi mu kirori umuntu ati nguhaye akabivuga gutyo bikarangiriraho. Uvuga ikijyanye n'itandukaniro kuba mwebwe mwaravuze muti turi mu ishyamba ari nijoro, muti ibi bintu tuzabikora mukabikora. Twebwe ubundi mu muco w'iwacu no kuvuga ngo ijambo umugabo yavuze ngo imvura zihure niho zongera zigahurira. Yego. Natwe niko mu muryango w'iwacu duteye. Ubwo no kuvuga ngo cyo wiyemeje ugomba no kugisohoza. Yego. Abantu barimo dukurikiye ngira ngo igikorwa niko muraho. Muraho neza. Umeze ute? Meze neza. Kuva twahura nibwo tuvuganye. Yego. Ubu urumva umeze ute muri bo? Ndumva nishimye ko nongeye kuba umuntu muzima, biranshimishije cyane. Ubu ntabwo wakubita umuntu umugeri? Oya, ubu ndi muzima nta kibazo mfite. Ubu nkwizere nkomeze rwose mbe nkwegereye ntabwo ushobora kujya gutyo ukamvumbukana. Oya, byararangiye ubona ba umuntu muzima nta kibazo mfite, meze neza. So rero twavuze ngo igikorwa turagikurikirana cyo kugira ngo rya jambo mukunda kwikoresha muvuga ngo hayi nka bikarangiriraho. Tubonye uko bigenze, batugejeje aho ziri, bafatamo imwe baravuga bati Rutebuka ibyo wadukoreye akira nawe agashima. Hari icyo munshinja Rutebuka, hari icyo urenzaho? No gushima, shimbira abanyarwanda bose bafite umutima ngo mwegereze mikoro fresh. No gushima, shimbira abanyarwanda bose bafite umutima nguyu. Kandi uyu mutima dufite aho tuwukura. Tuwukura ku muyobozi mwiza dufite, ariwe Kizigenza, umubyeyi wacu twubaha, utubera indangarugero muri byose. Yego, nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu ndamushima cyane. Ntabwo turi bujyane namwe ko turi no mu misozi. Umwe yijyana ari he? Niko wa muntu wawe yitwara uriya musaza. Ni umva muze. Umusaza naze ayishorera abantu bareba batagira ngo ahari ni bamuhaga konidi. Muhaga koni tuyijyane bataza mu kanya kwisubira. Bakavuga bati bwira umuvandimwe aguhaga koni rwose tuyimanukane bataza kugira ngo ni bataza kujijisha bakayisubiza. Ntabwo mwakwisubira. Ntabwo twakwisubira, twambwiye tubivanye ku mutima. Twebwe umuryango we wacu no kuvuga ngo ntago ari duteye. Gahunda rero ukuntu iteye niyo ngiyo, no kuvuga ngo niba bavuga bati nta kwisubira ntaki, ubwo inka igiye gushaka buryo ki icyurwa, bagiye gushaka buryo ki bayigeza aho umusaza ubakure. Murayishakira imodoka?
imodoka nayo irahari iyo bayita ingobyi bihita byitwa ingobyi icyo gihe. So reka dushimire cyane abo twari turi kumwe, turashimiye namwe, ubwo jye nige musigaye imideli. Yego nawe ariko nawe tugomba kugira uko tubigenza umuntu wadufashije mu gikorwa twahuye nacyo.